Mbanje kugusuhuza kandi nkuhaye ikaze mu isomo ryacu ry'uyu munsi ry'amategeko y'umuhanda. Tugiye gukomeza turebera hamwe ibizamini by'amategeko y'umuhanda byakozwe ndetse n'ibisubizo byabyo. Aha tugeze ku kizamini cy'amategeko y'umuhanda cya 28. Ubwo nuvuga ngo hari ibindi bizamini byabanje twagiye dushyiraho. Guhera ku kizamini cya mbere ubu tugeze ku cya 28. Jya ugira amatsiko yo gusubira inyuma ujye kureba n'ibyo bizamini bya mbere. Muri iri somo rero turaza gusangamo amategeko y'umuhanda ndetse dusangemo n'ibyapa bitandukanye. Ndakurarikira kurikurikira neza kuko nta muntu ukurikira amasomo yacu, ibizamini byacu by'amategeko y'umuhanda dushyiraho hano ngo atsindwe. Ubuhamya barabutanga. Kanda subscribe rero niba utarayikanda ujye ubona amasomo yacu uri uwa mbere. Reka dutangire. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere wakora iki? Aha baduhaye urugero rw'imodoka zagonganye. A. Gusohora inkomere mu kinyabiziga. B. Kubaha icyo kunywa. C. Kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha igisubizo cy'ukuri ni C. Ni ukuvuga ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere, icyo wakora ni ukumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Igisubizo ni C. Dukomeze. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho. Mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho. Ubwo twe turi gutwara nyine. A. Tugomba kugabanya umuvuduko. B. Tugomba kongera umuvuduko. C. Tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo hano ni A. Ni ukuvuga ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, twebwe dutwaye ikinyabiziga mu muhanda, tugomba kugabanya umuvuduko. Dukomeze. Ikibazo cya gatatu kiragira kiti ntibyemewe gukoresha telefone. A. Mu biro bya leta. B. Mu biro bya polisi. C. Igihe utwaye ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Aha igisubizo cy'ukuri ni C. Bivuze ngo ntibyemewe gukoresha telefone igihe utwaye ikinyabiziga. Birabujijwe. Dukomeze. Ikibazo cya kane kiragira kiti mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko. Mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko. A. Nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C. Ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri. Aha no kuvuga ngo igisubizo cy'ukuri ni B. Mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Bivuze ngo ugomba kunyuranaho witonze kandi imbere hakaba habona neza, umuhanda ubona neza, ubona nta kindi kinyabiziga gihari. Dukomeze. Icya gatanu. Ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyasa wakora iki? Ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma
kiguterera amatara y'urumuri rumyasa, wakora iki? A. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumeho. B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ni ukuvuga igisubizo ni C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Bivuze ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyasa, icyo wakora ni ukwemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Ni wowe urebera icyo kinyabiziga. Ubonye hari imodoka yahaturutse ntabwo wacyemerera. Cyo kitabibonye ukabona wowe imbere hari icyago, ntabwo wemerera ko kigutambukaho. Dukomeze. Icya gatandatu. Mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona. A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Aha igisubizo cy'ukuri ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ni ukuvuga ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Dukomeze. Icya karindwi. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. A. Ni meza kuko atuma ureba kure. B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. C. Akwizeza ko abandi bakubona. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo hano ni B. Bivuze ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Dukomeze. Icya munani. Gutwara uzungazunga mu muhanda. A. Ni bibi ku binyabiziga by'imitende ibiri. B. Ni bibi igihe cyose. C. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha igisubizo cy'ukuri ni B. Ni bibi igihe cyose. Dukomeze. Ikibazo cya munani. Telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa. A. Ahari ibimenyetso bimurika. B. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twabonye ko telefone itagomba gukoreshwa igihe cyose. Nta gihe wemerewe gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga. Ubwo rero aha
nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Dukomeze. Icya 10, kunyuranaho bibujijwe gusa igihe a igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye, b umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye, c ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera, d nta gisubizo cy'ukuri. Igisubizo hano ni b, kunyuranaho bibujijwe gusa igihe umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Icyo gihe kunyuranaho ntibyemewe. Murakoze cyane inshuti zanjye, niba utarakanda subscribe yikande kugira ngo YouTube channel yacu, YouTube channel nziza kwiga indimi ikomeze igire abantu benshi bayikurikira, nanjye ngomeze mbahe ibintu byinshi byiza bishoboka. Murakoze.